nuko tuje nuko tugarukaye na za modoka z'imiturika, tugarukaye na za modoka z'abakimaze, tugarukaye na za modoka z'abajejeta faranga. Ariko ubundi niba atari ukumvuna ushaka iyihe modoka koko, ko nakoze icyo nagombaga gukora, nakuzana kuri Brashartive. Ariko niyo wakoze iby'agaciro, wowe wakoze subscribe, ugakora share, ugakora comment, kugira ngo imodoka nzajya ntereka ku isoko zose uzajya uzibona. Dutangiranye na lava phone vo model automatique bibikane, imodoka nshyashya, imodoka y'Uburayi ku mafaranga miliyoni 13 z'amanyarwanda. Urabasha kwegukana iyi lava. Nyirayo yayifashe neza, arashaka kuyigurisha ku buryo bwihuse cyane, ntuza ko wacikwa nko mu Brashare. Muzi ko tugira ibyiza kuri Brashare TV, tuba dufite imodoka nziza, imodoka rwose nziza ZAKASA MUTWE, za modoka nawe ugeraho ugahuma. Niyo mpamvu nkubwira ngo uzumva byinshi kuri Brashare TV, bimwe gukore ku mutima, ibindi bugukore mu bwonko, ariko ibyinshi bizagusigira isomo. Uzabona imodoka amaso yawe utigeze abona, ndetse wumve iby'amatwi yawe atigeze yumva. Aho gaho rero ndagufasha, ntuze ko wakwitinya ngo uvuge ngo mfite amafaranga make. Nta mafaranga make aba kuri Brashare TV. Guhera kuri miliyoni 1 y'amanyarwanda ndagufasha ubasha ko wabona imodoka kuri Brashare TV. Guhera ku mafaranga miliyoni 1 y'amanyarwanda kuzamuraho gato, ubasha ko wakwegukana imodoka kuri Brashare TV. Abahageze murabizi, washatse akazi urakabura, ufite amafaranga ushaka kuyabyaza umusaruro, inkunga ya mbere ni ibitekerezo. Aho ngaho ndagufasha. Bakwirukanye ku kazi baramaze, ikitakwishe kiguhindura umunyembaraga. Abura ukwezi kumwe ngo nsinye kontara, intebe nicaragaho bayicaje hundi. Umwana w'umusore ufite inzozi zo kuzagira kure kandi heza, mu gahinda kenshi n'umubabaro nzinga ibikapu nderekeza. Niko gukora next ibikurikiye Brashare TV. Brashare Special Technician Society icuruza imodoka biri ku rwego rwo hejuru, kwamamaza biri ku rwego rwo hejuru. Ndagushimiye, ndatekereza kumeze neza kandi uri amahoro. Ndagushimiye ukurikiye Brashare TV, wowe wakoze subscribe, uri inshuti imagara. Imana izaguha umugisha, icyo umutima ushaka kizabe nk'uko ushaka. Niba utarashaka, ushaka muzabane neza. Nawe niba ukijya kuri Brashare TV hakaba ari ubwa mbere, ikintu ugomba gukora no gukora subscribe, ugakora share, ugakora comment, kugira ngo imodoka nzajya ntereka ku isoko zose uzajya uzibona. Aka ni ka kazi ko muturika dufite muri uyu mwaka. Nkabisanzwe kuri mikro ni Brashare, nigena Emmanuel. Uwo ni wenge we bakwita n'ukurikiye Brashare TV. Aka kanyu ka uri kubona lava for y'Uburayi, ifite amapine mashyashya, ifite ikizo gishyashya, ntiyigizigwa. None uburyo moteri ivuga, ifite moteri ivuga neza. Iyi modoka ifite ubushobozi bwo guhaguruka mu mujyi wa Kigali ikajya mu Burengerazuba ikagaruka itarahagarara, kuko ntabwo ishyuha. Ifite ubwiza, ifite ubuzima. Ariko ubundi muhahira hedi, mugurira imodoka. Ni kenshi nagiye bavuga ngo mugure kuri Brashare TV, ko kandi hantu ushaka kugura imodoka ntuzigera wicuza cyangwa wabare, kandi ukayigura wumva yuko ifite ubuzima n'ubuziranenge bwose. Barakwereka moteri ngaho ndebera, ukayigura wumva utuje kandi wumva yuko ifite ubuzima bwiza cyane. Hanyuma ukigendera, ukayivana mu mujyi wa Kigali ukayijyana mu Burengerazuba, cyangwa ukayijyana ahantu bita za Nyamagabe ku Gikongoro, mu karere ka Nyabihu, ku Isashwara, ukayitereza bita ku Isashwara. Bakubaza ariko iyi modoka yivanye he? Benshi inshuti zawe magara mwakuranye zikakubaza ngo iyi modoka uyivanye he, ukavuga ngo nyivanye kuri Brashare TV. Ntuzatangazwe nuko bakubwiye ngo burya nawe ntabwo twari tuzi ko uri umunyamujyi. Ati Brashare TV nawe urayize. Kenshi nkunda kubwira ngo byakuvuna kugira ngo nyumvishe ko uri umunyamujyi ukaba utazi Brashare TV. Byaciye mu zihe nzira? Kora subscribe, duhamagare kuri 0788947423. Ese koko ndabasha se? Bishyire muri comment, unyandikire kuri WhatsApp kuri screen ya Brashare TV, ndetse izi nimero waziduhamagara
ufite imodoka ugurisha ukaba ushaka inote koko, reba kati imodoka, barakwereka imodoka kati imodoka ku mafaranga make cyane, ku mafaranga miliyoni 5 urabasha kwegukana iyi modoka miliyoni 5, imiryango yose, reba amapine. Ndakubwiye ngo ntacyo uzabura kuri Burashari TV. Izi modoka urazizi koko? Miliyoni 5, miliyoni 5 urabasha kwegukana iyi modoka, bayita match. Ubundi uzi amazina y'imodoka? maco. Reba imodoka, ntuze ko wacika, ntuze ko wavuna. Nitwe dutunganya misiyo, twatumwemo kuri 98%. Uzumva byinshi kuri Burashari TV, bimwe gukora ku mutima, ibindi bigukore mu bwonko, ariko ibyinshi bizagusigira isomo. Ninkubwira ngo kuri imodoka koza hirya ukiryagagura ngo urabona ngo icyakubwira ngo ngiye kuzana abanshimira, ngiye gufite ubushobozi bwo gushimira nkashyiraho akadomo ku munota wa nyuma, kuko nukenera kuyigurisha uzongera uyizane kuri Burashari TV, barakwereka imodoka, uzongera uyizane kuri Burashari TV. Kandi ikizakuga ko waguze neza nuko uzakenera kuyigurisha, ukayigurisha amafaranga aruta ayo wayiguze, bayita Benz, aruta ayo wayiguze. Iryo ni ryo banga tugendana. Tekereza ku muvuduko wa 98%, kuko natwe niwo dukoreraho iyo uje kugura imodoka. Mboneraho gusuhuza aba Burashari. Ese koko uri umu Burashari? Aba Burashari mumeze mute? Munkurikira buri munsi, muri inshuti magara, ariko ahantu muzajya mugera hose byigende kuri subscribe. Ariko nawe mubona ko dufite abasub bake cyane, ibise ni bake cyane, ariko ntago ahangaha rero dushaka kugira ngo Burashari TV yacu ikomeze ikore. Turashaka kugira ngo itumbagire, igere kure cyane, igere nko mu bindi bigo bikomeye nka bya bindi mwirirwa mubona iyo ngiyo, bya bigo bikomeye cyane. Kandi uzashimishwe no kubona Burashari TV itera imbere, kuko ahangaha ni iwawe, ni mu rugo, uhafata rwose nk'iwawe. Nuza kugura imodoka Burashari TV uzaze wumva utuje nk'umwana ujya iwabo. Nuza kugura imodoka pe cyangwa uje kuyigurisha, uzaze wumva utuje nk'umwana ujya iwabo, kuko ahangaha nzagufasha nk'uwifasha, ngufashe nk'ufasha umuvandimwe we, ngufashe nk'ufasha inshuti ye magara, kuko uri umu Burashari. Mboneraho gusuhuza aba Burashari mwese, aba Burashari mu burasirazuba bw'u Rwanda, mu burengerazuba, mu majyepfo, mu majyaruguru, aba diaspora, abari mu mujyi wa Kigali duhorana buri munsi. Mumeze mute? Ijwi riraturika muri bazima, niyo mpamvu abwira ngo mumeze neza. Mbifuriza ibyiza, kubura indwara mu buzima bwanyu nibyo binshimisha, ndetse kubona mukora akazi kanyu kagenda neza, business zanyu zigenda neza, kugira ngo tuzahure amafaranga yanyu amaze kugwira. Muze mwitoragura imodoka kuri Burashari TV. Buri munsi twakira imodoka 1000. Urabatekereza ko imodoka 1000 kuri Burashari TV hazaburamo imodoka yawe? Byaciye mu zihe nzira? Naho njye ndi Burashari TV. See you, bye bye.